murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera mama urwa Gasabo TV. Nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo hagashira imyaka 2 batishyuwe kandi barabujijwe kugira ikindi kintu bahakorera. Ibyo bisa na kimwe naho bacisha imihanda mu butaka bw'abantu ntibabahingurane, bakavuga ngo cyari igikorwa remezo bigahwaniramo cyangwa bigahwana n'icyo gikorwa remezo. Ikindi ni kijyanye nuko amafaranga y'amanyamahanga, urugero nk'amadolari, amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza mu manyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ndasoza mvuga ku kijyanye n'ubushizi icyo nari nakubajije ukambwira ngo nzakwibutse, ngira ngo ninjye warangaye sinakwibutsa. Abaturage baratacyategereje guhabwa imigabane yabo muri Banki Populaire. Ndagushimiye. Urumva ko namwe mwibagirwa rero burya ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye, ibyo birazwi, ndabizi, ariko n'izindi nzego zirabizi, nubwo tugerageza kugira ngo bijye mu buryo bizajya mu buryo one way or the other. Byo bitwaye igihe, bibabaza abantu, bibatera igihombo, ariko byo bikwiye gukorwa, bikwiye bikorwa. Ukimura abantu, niba wagiye kubimura ukabishyura, ariko ibyo ntabwo ari ibyo gusa. Wenda icyo bibagiye kuvuga, hari impande nyinshi. Nubwo uburyo buhari ko bikwiye kuba bikorwa, uburyo rwose burahari, burazwi, hari n'ubundi bwakoreshwa bukoresheje ukuri gusa, wenda bitari byanditse. Urugero, icya mbere ni abimurwa cyangwa abazimurwa bashaka kugira ngo abe ari bo bagena igiciro cy'ibyo bazishyurwa, valuation y'aho bagiye kuva n'amafaranga bagomba kubishyura. Ubundi hari uburyo bikorwa bitagendeye kuri leta cyangwa bitagendeye ku muturage, bigendeye kuri gushingira ku impamvu zizwe. Icyo urumva ntabwo giturutse ku nzego za leta, giturutse ku bimurwa. Icya kabiri, hari ahantu abantu bamenya mbere y'uko hari ahantu ubundi hadakwiye kuba haturwa, cyangwa aho batuye abantu bazimurwa kubera igikorwa cy'inyungu rusange rw'igihugu, noneho babimenya biri mu nzira y'ibikorwa bakajya kuhatura cyangwa bakajya kuhagura kugira ngo bazishyurwe. Hari abasanzwe rero bahatuye ubu badafite n'icyaha, ntibahimutse, ntibagiye mu buryo butari bwo, nta nubwo bagiye mu buryo bwo kuba aribo bagena igiciro icyo bari bwishyurwe. Ibyo nabo bakabigwamo bitewe n'imikorere mibi y'inzego zitandukanye. Ibyo birahari, inzego ziratandukanye nyinshi. Ariko icyo mvuga ni uko ibyo byose bigomba gushyirwa ku murongo. Ibyo ni ukugenda tubishyiramo imbaraga kugira ngo bishyirwe ku murongo. Abantu bazimurwa niba batuye aho badakwiye kuba batuye. Areba hari nk'abantu n'ibi byo kwimura abantu mu bishanga byagiye biba bigateza n'urusaku. Hari abantu bagiye baturamo
batanabihawe n'uburenganzira, ariko hari abandi batuyemo babihewe uburenganzira n'inzego zimwe na zimwe ziba zifite uruhare zibishinzwe. Ndetse wajya kumwimura right reso akakwereka icyangombwa yahawe n'uwo muturage, ndetse wajya gukurikirana rimwe na rimwe muri izo nzego z'abo bayobozi ugasanga uko yabitanze mu buryo butari nabwo, ariko kubera ko afite inshingano bigatera ikibazo. Baramuhaye amafaranga gusa akahatanga kandi atari ngombwa. Ngira ngo murabizi ko hari n'abayobozi b'inzego z'ibanze bagiye birukanwa, bahanwa, bagira bate kubera ibintu nk'ibyo ngibyo byakorwaga gutyo. Birahari rero, birahari, ariko bigomba gushyirwa mu buryo abishyurwa badafite ikibazo bagomba kwishyurwa, ntabwo babashyira gutegereza igihe bibatera ikindi kibazo. Abakoze ibintu bitari byo nabwo bigomba gushakirwa umuti, nabwo bigashyirwa ku murongo. Niba ari uhanwa agahanwa, niba ari wishyurwa nawe wenda ku buryo bunamufasha ngo ushobore kujya ahandi, nabyo bigakorwa. Ibyo byo birakwiye, ntabwo numva twabitindaho. Ni ukureba gusa uko abantu babyihutisha kugira ngo bireke guhora ari ntabwo ari aba bantu baba bikoreye umuzigo gusa, na leta ikwiye kuba iyobora mu bintu bizima, nayo ikwiye kuba yivanaho uwo muzigo yikoreza. Icya kabiri cy'abantu bishyura cyangwa bishyurwa mu mafaranga yo hanze, ubundi bikwiye kuba bishyirwa mu buryo bw'igihugu cyacu bw'amafaranga y'amanyarwanda dukoresha. Ni bibi no ku nshuro ebyiri, kuko uwo wishyurwa nko mu madolari cyangwa amayorozi cyangwa iki, mu matagisi ntabwo yishyura mu madolari, yishyura mu manyarwanda. Ntabwo ari byo. Ntabwo uwo muntu ushyiraho ko agomba kwishyurwa nka renti cyangwa iki mu madolari, nawe aba akwiriye noneho kwishyura mu madolari mu buryo bwa taxes bishyura. Ariko ibyo byose ubundi bikwiye kuba bifite uburyo bikurikiranwaho. Iyo ni nko kwica amategeko, bishe amategeko bakabihanirwa. Bitwara umwanya rero, kuko abantu benshi babyumva uburyo butandukanye, niyo byaba budakurikije amategeko cyangwa nabo bafitemo inyungu, niyo mpamvu bitwara igihe. Ariko ubundi umurongo urahari kandi twifuza ko ukwiye kuba ukurikizwa. Ndibwira ko aho tuvugira aha hari uburyo bubitekereza bushaka kubishyira ku murongo. Navuga gusa ko bikwiriye kwihuta, nicyo cyangombwa, bigacika burundu. Icyo nacyo ndumva bizatungana. Icya gatatu bavuze ngo ni iki? Ni abaturage bari bafite imigabane muri banki populaire. Ikibazo cy'imigabane yawe, ariko usibye ko nanjye ntakurikiranye, ariko njye naratumitse. Njye narabwiye ababishinzwe muri minisiteri ndetse mu kabineti ko bikwiye gukurikiranwa bigakorwa vuba. Ahubwo ikibazo cyanjye ni uko ntakurikiranye kumenya ko uko byakurikiranwa. Your Excellency, they did